Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mukuru mwiza, umunsi wa Yezu aturwa Imana mu ngoro. Munyemere rero dusangire amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye. Isomo rya mbere, isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, ubwo abana bafitanye ubumwe bw'amaraso n'umubiri, Yezu nawe yasangiye nabo ubwo bumwe kugira ngo mu rupfu rwe atsiratsize umugenga warwo ari we Sekibi, maze abohore abatinyaga urupfu rubahoza mu bucakara igihe cy'ubuzima bwabo bwose. Koko ntiyaje atabaye abamarayika, ahubwo yaje atabaye inkomoko ya Aburahamu. Kubera iyo mpamvu yagombaga kwishushanya n'abavandimwe be muri byose, akaba umuherezagitambo mukuru w'umunyampuhwe kandi wishyikira ku Mana ngo ahanagure ibyaha by'imbaga. Ubwo we yababaye kandi akageragezwa, ashobora no gutabara abageragezwa. Iyo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Nihasingizwe umukiza ukomoka ku Mana, nahabwe ikuzo uherejwe na Nyagasani. Marembo nimwaguke, namwe miryango ya kera na kare nimukinguke, maze hinjire umwami wuje ikuzo. Uwo mwami wuje ikuzo yaba ari nde? N'Uhoraho umunyabubasha, umudatsimburwa, n'Uhoraho umudatsimburwa ku rugamba. Marembo nimwaguke, namwe imiryango ya kera na kare nimukinguke, maze hinjire umwami wuje ikuzo. Uwo mwami wuje ikuzo yaba ari nde? Uhoraho umutegeka w'ingabo, niwe mwami wuje ikuzo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe umunsi w'isukurwa wategetswe na Musa uragera, ababyeyi ba Yezu bamujyana i Yeruzalemu kumutura Nyagasani, nk'uko byanditse mu itegeko rya Nyagasani ngo umuhungu wese w'imfura azaba intore y'umwihariko wa Nyagasani. Bari bajyanywe kandi no gutura igitambo cy'intungure ebyiri cyangwa inuma ebyiri bakurikije itegeko rya Nyagasani. Icyo gihe i Yeruzalemu hari umuntu witwaga Simeyoni, yari intungane kandi yubaha Imana. Yari ategereje ihumure rya Isiraheli, kandi Roho Mutagatifu yari amurimo. Byongeye, Roho Mutagatifu yari yaramuhishuriye ko atazapfa atabonye Kristo wa Nyagasani. Nuko Simeyoni aza mu ngoro abibwirijwe na Roho Mutagatifu. Igihe ababyeyi b'umwana Yezu bamuzanye ngo bamurangirizeho ibyategetswe, nawe amwakira mu biganza bye, ashimira Imana avuga ati, Nyagasani, noneho sezerera umugaragu wawe mu mahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe wageneye imiryango yose. Niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga, akaba n'ikuzo ry'umuryango wawe Isiraheli. Se na nyina batangazwa n'ibyo bamuvugagaho. Nuko Simeyoni arabashima, maze abwira Mariya nyina wa Yezu ati, dore uyu nguyu yashyiriweho kubera benshi muri Isiraheli impamvu yo korama cyangwa gukira, azaba n'ikimenyetso bazagiriraho impaka. Nawe kandi inkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Hakaba n'umuhanuzikazi Ana, umukobwa wa Fanuweli wo mu muryango wa Azeri, yari ageze mu zabukuru. Nyuma y'ubusugi bwe yamaranye n'umugabo we imyaka 7, hanyuma aba umupfakazi kugeza mu kigero cy'imyaka 84. Ntiyavaga mu ngoro, agakorera Imana umunsi n'ijoro, asiba kurya kandi asenga. Nuko uwo mwanya nawe arahagoboka, atangira gusingiza Imana no gutekerereza iby'uwo mwana abari bategereje ugukira kwa Yeruzalemu. Bamaze gutunganya ibyategetswe na Nyagasani, basubira mu Galileya mu mujyi wabo wa Nazareti. Nuko umwana arakura,
abyirukana ubwenge, yuzuye ubwitonzi, afite n'ubutoni ku Mana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, kuri uyu munsi Kiliziya ihimbazaho umunsi mukuru wa Yezu waturwa Imana mu ngoro, umunsi wa Kristu, urumuri rumurikira amahanga. Amasomo matagatifu aradusaba kuzirikana ku bintu bitatu, ari byo kumenya ko Yezu ari umuhuza w'Imana n'abantu abigirishije amaraso ye. Icya kabiri ni agaciro k'ituro ry'umuryango w'i Nazareti, nawe icya gatatu ni ukwigira ku muryango w'i Nazareti, gutanga uburere bwiza ku bana bacu kandi tukabafasha gukura mu butoni ku Mana. Isomo rya mbere riratwibutsa ko Yezu ari umuhuza w'Imana natwe. Ibyo byatumye asangira kamere muntu natwe twese, yisanisha natwe muri byose ngo adukize, ndetse amena amaraso ye ku musaraba agira ngo atsinde urupfu na sekibi. Arababara, turababarirwa, kandi urupfu rwe ruduhesha ubuzima. Niwe muhuza nyakuri kuko yishyikira ku Mana se, kandi akatuba hafi, akadutabara mu gihe cy'amagorwa, umubabaro n'ibigeragezo, kuko nawe yageragejwe muri byose ariko ntiyacumura. Yaje kudutabara twese abemera, inkomoko ya Aburahamu, bivuze abemera muri rusange. Ese nemera ko Yezu yaje kudukiza? Ese nemera Yezu nk'urumuri rumurikira intambwe zanjye, nk'umunyampuhwe uhora anyitaho, andengera kandi akankiza? Uyu munsi duhimbaza iturwa rye mu ngoro, duhimbaze n'itura rye mu mitima yacu. Mu gutura umwana w'ikinege, Bikira Mariya yarituye ubwe, maze umutima we uhishurirwa ibizawubabaza. Ati, nawe kandi inkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Kuba Bikira Mariya yarabikaga byose mu mutima we, bivuze ko umutima we wose yawuturanye n'umwana we mu ngoro y'Uhoraho. Burya agaciro k'ituro gashingira ku mutima uritanze. Yosefu na Bikira Mariya bakoze inshingano zabo zo kuzuza amategeko y'Imana. Mutagatifu Bernardo atwibutsa agaciro ka Bikira Mariya muri aya magambo: tura umwana wawe Bikira Mariya mutagatifu, tura Nyagasani imbuto y'ubura bwawe, tura ituro rinogeye Imana, ugirira ugucungurwa kwacu. Kuba ababyeyi ba Yezu baratangazwaga n'ibyo bamuvugagaho, bitugaragariza ko nabo bagize igihe cyo gukora urugendo rw'ukwemera. Byose ntibabyumvaga, byose ntibari babizi, ariko byose bari biteguye kubyakira. Ese nge ni iki Nyagasani ansaba kumutura? Wenda ni umutima wanjye, ni amateka yanjye, ni ubupfubyi bwanjye, ni ubupfakazi bwanjye, ni bya bibazo byose bigaragara mu buzima bwanjye. Ese twe twibuka gutura no kwereka Imana yacu abana bacu, cyangwa tubajyana mu bapfumu no mu bakurambere? Hari byinshi twakigira kuri uyu muryango, ariko cyane cyane gutanga uburere ku bana bacu. Bavuga ko Yezu yakuraga abyirukana ubwenge, yuzuye ubwitonzi, afite n'ubutoni ku Mana. Ese natwe abana bacu mu nshingano zacu dufite zo kurera, tubasha kubafasha kugera ku cy'Imana ibifuzaho? Dufatiye ku rugero rwa Bikira Mariya kandi twisunze amasengesho ye, dusaba Imana iduha ingabire yo kwakira Yezu, urumuri rutazima mu mitima yacu. Twegurire ubuzima bwacu uwo mwami wuje ikuzo n'ububasha kandi udukiza, ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.